Nguhaye ikaze ugeze bwa mbere kuri Iyungure BTV, ngushimira nawe by'umwihariko udahwema kubana natwe. Uyu munsi naje ngo tuganire ku kintu cyitwa igitsina gore. Igitsina gore hari ukuntu usanga abantu benshi bibaza atari ku bundi umugore ni iki? Umugore ntiwamusobanukirwa, umugore sinzi uko ateye, yewe n'abandi bakavuga ati umugore si umuntu. Hari n'abatebya bakavuga ati ariko ubundi umugore wamumenya gute? Umuntu waremwe usinziriye akakuva mu rubavu wamusobanukirwa gute? Ariko uko byagenda kose hari ibintu abagore bahuriraho kandi bisa n'ibibagize. Uyu munsi nakuzaniye ibintu bitatu by'ingenzi umugore uko yaba ameze kose, aba ari ukomeye, aba ari uworoheje, bahuriraho. Icya mbere, uzasanga 80% y'abagore bakunda guceceka igihe bababaye. Hari ukuntu umuntu usanga n'ubundi mu buzima busanzwe ari umuntu ukunda gusetsa, ahantu akunda kuvuga, ariko ukazagera kuri cya gihe ukabona ntagishaka kuvuga, aracecetse. Rimwe na rimwe ukaza uzi ko utakivuga wabaye, kikakubwira ati nta kibazo. Uriya muntu aba afite ikintu muri we kitagenda neza, aba yahisemo guceceka kugira ngo abanze ahangane nacyo, ariko ni ukuvuga ngo ni uburyo bumwe abagore benshi bakoresha iyo bababaye. Kabiri, abagore cyangwa se abakobwa bakunda kuba stubborn cyane, cyangwa se kuba niba nabyita inkubaganyi, kugira utuntu tw'amahane ku bantu bakunda. Arakora turiyahe, akantu wakoze he, urasanga nyine aratera amahane. Biragoye ko wabona igitsina gore gikora icyo kintu ku muntu kidakunda. Ahubwo nugera kuri rwa rwego rwo kubona umugore, umukunzi wawe cyangwa se umugore wawe ageze kuri rwa rwego rwo kutakuvugisha, ibintu byose urabikora uko ubishaka, nta comment, urajya aho ushaka ukakora ibyo ushaka byose ukabona ntacyo bimubwiye, uzagira ubwoba. Kubera ko umuntu ukwitayeho niyo wageraho ati he bimeze bite, wagera nyine aba buri kantu kose aba agakurikirana. Ariko iyo bigeze ku rwego rwo kukureka, ni ukuvuga ngo aba yaramaze kugufata nk'aho atakikwitayeho, aba yaramaze kwihitamo akiha amahoro, aho kugira ngo muhore mugira ibintu bimwe na bimwe mutumvikanaho. Gatatu, abagore buriya bakunda kwiyegerezwa cyane. Kwiyegerezwa mvuga n'iki? Urugero, kwa kundi umuhobera ugatinda, kwa kundi umwiyegamiza mu gituza mwicaye se, buriya biriya bintu abagore barabikunda cyane kuko bibaha umutuzo wo mu bwonko, bibamara stress, kandi akumva afite umutima ukomeye. Ni ukuvuga ngo iyo ari uruhande rw'umugabo amufashe muri ubwo buryo bwo kumwiyegereza, hari ukundi kuntu yumva nk'umuntu ukomeye, akumva afite imbaraga. Bityo rero kumufata umwiyegereje ni ibintu abagore bakunda cyane, ndetse n'abakobwa. Ikindi cya kane, abagore bakunda kumvwa no kwereka ko bakunzwe. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba yakoze n'amakosa ariko ukaza umubwira neza. Ni ukuvuga ngo inzira igera ku mutima w'umugore inyura mu matwi. Ni ukuvuga ngo ibyo yumva nibyo bigenda bikagera ku mutima. Kugira ngo umwumvishe ikibi yakoze ni uko ubasha kumufatisha neza, kandi kugira ngo umufatishe ni uko uba wamubwiye neza, agaca bugufi noneho akabona kukumva. Ariko ushobora kuza rwose umubwira nabi, ni ukuvuga ngo amatwi rwose ahita aziba, ahubwo usanga intambara iravutse. Hari byinshi ushobora kumenya ku mugore, ariko ibyo nibyo by'ingenzi naguteguriye. Wakoze cyane kubana nanjye rero. Niba wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe, like, ukande no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Bye bye, ndabakunda.